Anyita Engineer Jean Nzayisenga n'abandi umukuru w'umudugudu hano Murambi. Nkuko mwarimu tubajije igitekerezo uko cyaje, hari ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri 2022, ubwo twari nicaye nanjye ubwanjye ku giti cyanjye nibaza, kuko nabonaga uko abaturage bahora bansanga mu rugo bambaza service, rimwe na rimwe bakambona ubundi ntibambone. Nza gutekereza ngo kuki ntajya inama nabo dukorana cyangwa na bagenzi banjye kugira ngo tube twakwibakirwa by'umudugudu, dore ko hano ari no mu mujyi tugakora ibintu biri smart. Ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2022 nibwo twagize icyo gitekerezo. Rero turaterana, tuje twari no mu muganda tuvugana n'abaturage, tugeze igitekerezo ku baturage, abaturage baracyemera barakishimira. Ubwo rero nibwo nahise mfata initiative nk'umuntu wabyize, ndandika ndashushanya ngendeye kuri service zitangirwa mu mudugudu zigiye na mobilisation. Igishushanyo rero ndagitanga, maze kugitanga ndakibegenda bikibashikiriza abaturage na komite dukorana, abaturage baragishima. Mu kugishima rero ariko twari dufite ikibazo kigendanye n'ikibanza. Ubwo igitekerezo nahise nyidevelopa nkijyana no ku karere ko mbagaragaza ko dufite ikibazo cy'ikibanza. Akarere nako ntago kazu yaje, ngira ngo ku itariki 27 z'ukwa gatandatu muri uwo mwaka nibwo nabo ubwabo bahise babona ko igitekerezo twatanze ari cyiza. Nuko komite nyobozi y'akarere iraterana yemeza ko igitekerezo cyacu ari cyiza, bagishyigikiye. Nibwo baduhaye ikibanza hariya tubakamo inyubako nziza nk'iriya. Mubona ko yakemuye service nyinshi, nuko mwagiye muzibona. Harimo service zigiye zitandukanye, akabamo wabonye ko harimo service y'ikoranabuhanga, akabamo service y'imbonezamirire, akabamo ikambera aho tuzadukemura ibibazo by'imiryango, hakabamo ICD, hakabamo irondo poste, ndetse n'ubwiherero muri rusange n'inyubako n'ibiro by'umukuru w'umudugudu. Ibyo rero twabikora bikoze, ubona ko bibaye igisubizo cyiza cyo gutanga service nziza inoze kandi ibereye umuturage yihuse, kandi dushyira umuturage ku isonga. Urabona ko abaturage rero babyishimiye, bimeze neza muri rusange. Murakoze. Inyubako yacu y'umudugudu ni inyubako twubatse duteganya ko yaberamo service zitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo twirinde ko umukuru w'umudugudu n'ubundi bamusanga mu ngo, no kugira ngo tubone ko twatanga service nziza kandi n'umuturage abe ku isonga. Iyi nyubako yacu irakomatanyije kuri service zitangirwa mu mudugudu. Iyo dutangiye ukinjira urabona hano handitseho ibiro by'umukuru w'umudugudu. Muri ibyo biro by'umukuru w'umudugudu iyo ugezemo imbere ubona ahantu ushinzwe amakuru yakwicara, aho twakwita nka secrétaire w'umukuru w'umudugudu. Iyo ugeze imbere rero ubona hano niho hari umuryango w'umukuru w'umudugudu, aho umukuru w'umudugudu yatangira service, akaba yatanga service nziza kandi yihuse. Icya kabiri, umukuru w'umudugudu afitemo n'ubwiherero bugezweho bwa kijyambere, ngira ngo murabubona hano. Ni inyubako ifite buri kimwe cyose, urabona ko ifite n'ubwiherero bwa kijyambere burimo amazi. Iyo uvuye hano ku mukuru w'umudugudu rero usubiye inyuma uhita ubonamo hano service mbonezamirire. Service mbonezamirire ni service twashyizemo kugira ngo ibe twarwanya igwingira. Ababyeyi bakaza gutekeramo indyo yuzuye, bagategura indyo yuzuye kugira ngo abaturage bacu cyangwa se n'abana bacu bagire imikurire myiza. Ukinjiramo hano uhindutse ku rundi ruhande murabona harimo icyumba mberabyombi, salle polyvalente. Ni salle nziza y'icyitegererezo ishobora kwakira abantu bari hejuru ya 200. Ntiyamunayinjiramo mukareba. Iyi salle rero ni icyumba kizajya cyakiriramo abantu batandukanye, hakorerwamo mobilisation bijyanye na mituweli, ubwisungane mu kwivuza, ndetse hakaba haberamo n'ibindi birori mu buryo butandukanye bigendeye n'imyidagaduro, kuko turateganya ko hazajyamo screen nini abana bakajya baza bareberamo amakuru cyangwa se bigishirizwamo uburyo ki aho igihugu cyacu kigeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo urebye ku ruhande rwo hirya hano urahita
mubona Ikambere. Hano Ikambere ni ahantu twateganyije ko abantu urabona ingo zibanye nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzajya tubaganirizamo hano mu buryo bwiza, aba ari ahantu hisanzuye. Noneho twashyizeho umuryango usohokera hanze hari Ikambere kugira ngo umuntu wari kuganiriramo hano tuganira ku bigendanye n'ingo aba afite ibanga rihagije, akaba yabasha gusohokera hanze, uri muri sale akaba atabasha kuba yamenya muri bakanaka bari kuganiramo hano. Ubwo rero mu rwego rwo kwimakaza umuryango utekanye kandi umeze neza, hano nimuza kureba neza murabona ko harimo igikoni. Iki gikoni impamvu twagishyize hano cyegeranye na sale kikegerana ya serivisi mbonezamirire, ni ukugira ngo abana bacu dukore cya kindi bita isidi. Ni ukuvuga ngo abana bashobora kuza hano bakigiramo muri ino sale, ndetse tukabateguramo amafunguro mo hano, kuba twateguramo amafunguro bakaza bakariramo hano bakanigiramo. Noneho abandi babyeyi nabo barimo bategura indyo yuzuye hariya mwabonye kuri serivisi mbonezamirire. Noneho byose ino sale ikaba multi services nk'uko tuba twabivuze. Twaberekamo imbere naho ni igikoni kigezweho. Murabona harimo na gaze hano, byose birimo ku buryo ubona ko ibintu byacu bimeze neza. N'amazi arimo, nuko mureba ko ntago hano twayateguye ariko arimo. Murabona hano hazaberamo iyo serivisi yo kugira ngo abana babashe gutegurirwa indyo yuzuye. Inyuma hano hegeremo harimo akarima k'igikoni aho tuzadutegura bya byo kurya noneho bivuye mu karima k'igikoni twikoreye hano inyuma. Muri izo serivisi rero zindi hanze twashyizeho n'indi serivisi y'irondo poste naho twahabereka. Ni serivisi yo yihariye aho abanyerondo bazajya bafatira amabwiriza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abanyerondo bacu baze bafate amabwiriza n'ibikoresho byabo bikaba birimo hano ni rondo poste. Murabona ko hasa nk'aho hanitaruye unagereranyije n'ahandi. Murabona ko hano ni rondo poste, naho abanyerondo bacu bazajya baza gufatira amabwiriza mbere y'uko bajya mu kazi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo izo komponenti nizo zigize ino nyubako yacu, ni serivisi zikwiye kandi tubona ko zitangirwa mu mudugudu zinanogeye abaturage. Urebye n'ibyo muri rusange niko biteye. Inyuma dufiteho n'ubwiherero rusange, inyuma, ariko naho twaberekana ka karima k'igikoni. Akarima k'igikoni hano. Ikindi murabona ko ino nyubako iri ahantu heza hitegeye umudugudu wacu wa Murambi. Hari hakurya mubona ni abaturage b'umudugudu wacu wa Murambi, kandi nabo bagize uruhare kugira ngo ino nyubako yacu bayiyubakire. Murabona hano ni akarima k'igikoni niko ngiye kubereka hano. Kano ni akarima k'igikoni tuzatubasha gutunganya indyo yuzuye dukoresheje kano karima kacu k'igikoni. Ngira ngo murabibona ni hano hirya. Rero hano ni wa muryango winjiraga mu gikoni, uzajya uva umuntu akava gusarura ibyo hano mu karima k'igikoni akabijyana hano mu gikoni. Iyi ni ya miryango naberekaga. Uyu ni wa muryango uva Ikambere. Ni ukuvuga ngo umuntu wari mutanga amakuru hano cyangwa se aganira mu buryo n'ingingo, kuko aba ari amabanga atandukanye atari umuntu wese upfa kuba yayumva, ashobora gusohokera hano akaba yagenda akaba yakigira muri gahunda ze ntawe ubimenye. Ikindi cya kabiri nicyo twabwiraga, hano dufite ubwiherero rusange. Ubwiherero ni ubwiherero bubiri, ni ukuvuga ngo nabwo bukoze ku buryo bwiza, abagabo n'abagore. Hano inakombinyamo n'abafite ubumuga. Ni ukuvuga ngo rero twateganyije yuko hano ariko byagenda. Hano mureba niho parikingi, niho tuzashyira niho hari parikingi abantu bashobora kuba baza bakaba babasha guparika hano, kandi murabona ko ni ahantu heza hitegeye kaburimbo, hameze neza muri rusange. Urebye niyo noneho dufitemo n'icyumba cy'ikoranabuhanga. Dufitemo icyumba cy'ikoranabuhanga icyo bita icyumba cya ICT Hub. Icyo cyumba cy'ikoranabuhanga murabizi ko Leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu gukoresha ikoranabuhanga babyikorera.
bakoresha zive za Mbaza, Byikorere. Iyo rero natwe twabitekerejeho kugira ngo umuturage abone serivisi nziza yihuse kandi iri mu mucyo akoresheje abyikoreye. Niyo mpamvu mubona hano twateganyije icyumba cy'ikoranabuhanga, mubona yuko cyo kisa nkaho kinitaruye nacyo, kugira ngo hano buri muturage tuzashyiraho fotokopiyeze hano kugira ngo umuturage najya za mapuro tumwaka tujye tuzikorera hano, ibintu nta ave hano serivisi zose zibonye. Nacyo ni icyumba kinini kandi cyiza, murabona ni icyumba gisobanutse. Hano niho tuzashyira umuntu uzajya ukoresha iryo koranabuhanga, ariko by'umwihariko nk'uko aberetse hariya muri sale tuzashyiramo amakompiyuta ahagije ku buryo n'abaturage bazajya baza tukabigisha uburyo tubakoresha kompiyuta, ariko ubakoresha n'ubundi azajya bari hano mu cyumba cy'ikoranabuhanga. Ubwo rero ni rwo rwego tunoze serivisi ya Mbaza